Imana ntiza gutererana nubwo Satani yaza gurumana yikundiye urutisha yo magana kuko Imana ntigusaba kwamamara nari mihanda ubu ndi home mfite byose mu rugo wanjye erega nubwo uri mu mihanda menye yuko Imana ikwibuka ntizemera ko Satani akurasa kuko Imana iragukingira. Haleluya. Asani nta bicumuro nta bisitaza hano turadabura ntabwo nta bicakura sinibyo gusa rero dufite umunezero ukomeye uyu mwana wavutse usa na se ubu yujuje amezi 2 turi mu byishimo hamwe na madamu n'abana banjye n'abasore banjye by'uko umwana yujuje ubwo turi muri anniversaire y'amezi 2 ubu ndiyo byemeye umwaka ni munini umuntu akora anniversaire isi yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka bene banje twibanira ahangaha baraje bagende bakwibwira bose na madamu no mu bebe ariko turanezerewe umuryango mugari wanjye uyu mugabo nawe araje abibwire ni umusore nawe afite ijambo ashaka kutubwira kandi rikomeye gusa ikinejeje kurutaho nuko dufite amahoro mu mitima yacu umuryango wacu dufite amahoro dufite umunezero twebwe duhora mu birori iyo umuceri witwa ngo iki wabonetse ko mutavuga se umuceri witwa ngo iki igikoma cyitwa ngo iki agasesu iyo umuceri no mu gikoma cyabonetse twebwe duhora mu birori turanezerewe kudusura uyumve mu ikaze ntabwo tugira uko dutangira n'uko dusoza dutangira twishimye tugasoza twishimye sinibyo gusa rero dufite umunezero ukomeye uyu mwana wavutse usa na se ubu yujuje amezi 2 turi mu byishimo hamwe na madamu n'abana banjye n'abasore banjye by'uko umwana yujuje ubwo turi muri anniversaire y'amezi 2 ubu ndiyo byemeye umwaka ni munini umuntu akora anniversaire y'amezi angahe y'umwaka iyi ni y'amezi 2 ese gutinya kubivuga anniversaire y'amezi angahe 2 kandi n'umutagatifu arasinziriye ntabwo ariko dufite n'undi mushyitsi umuryango mugari akaba ari umukozi w'Imana nawe araje abibwira mbere yuko tujya ku meza rero ndumva ashaka ko tubanza tukamenyana abashyitsi baratwibwira ntabwo ari umwanya wo kuvuga ikibagenza mugiye kutwibwira tujye ku meza tuva kurya kugira gute kurya oya Donate rivuga ngo tujye kugira gute tujye kugira gute tujye kurya nawe turatunezerewe reka duhere ku muvandimwe hano karibu murakoze amazina nitwa Mwizerwa Jean Baptiste ndi umugabo ndubatse Jean Baptiste ukora uhe murimo w'Imana mu rusengero ndi umuhanzi ni umuhanzi aba yitwa Fatihoni muzi muri rwango Fatira inkono nkubitira ibingoye niwe uyunguye rero Imana ibifata ibitsibire turi kumwe na mwene data niwe wadusuye nawe karibu twibwire yego murakoze Imana ishimwe amazina ni Emmanuel Ntakiruta Imana ndi umusore nkunda Imana n'abantu bayo ndi umuvugabutumwa bishimiye kubana namwe kandi n'ukuri mbikuye ku mutima ariko nimunguriza tumupangire ku cyubahiro haleluya rero Imana ibaho umugisha amen Imana imuhe umugisha mwinshi cyane Imana ifite imbaraga no gukomera kwayo turagushimye data we ngeze umugisha wo kwakira uyu mwana w'umukobwa Mana ndi mu bavuga butumwa cyangwa bakozi bawe bake babashije kumwakira
rero nanjye uyu mwana akigera mu biganza uyu mwana reka azahuruza amahanga, uyu mwana reka azaba umuntu udasanzwe, uyu mwana reka mwami Imana ababyeyi be bazamugireho umugisha. Data we wabwiye Siteri uramubwira ngo nubwo bimeze bityo ufata ibihe by'iminsi 3 ujya kunsenga zaza bane nawe. Uyu mwana rero reka azaba umuntu ukomeye, reka azagira umugisha, reka azagendane nawe. Izina ryawe rihimbaza. Turagushimiye kuri Imana iri hagati muri twebwe, tugukubitiye amashyi tugukurira ubwatsi kuri Imana yanyu natwe kandi gukorane natwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Ramubona ariko yego sha, haleluya, n'abari kwihereza icyubahiro kabisa. Imana rero ishimwe, dushimye Imana ko yaturindiye umwana akaba akuze yujuje amezi 2. Imana yamuduha rero ifite ibyiringiro ko izakomeza no kubana natwe ndetse n'andi mashimwe. Gahunda rero igihe kane ni rya nanywa, twamara kurya no kunywa tukabyinira Imana, twamara kubyinira Imana tukumva ijambo ry'Imana. Iyi gahunda nitumara kurya no kunywa ni ya donut, sibyo donut? Imana ibaho umugisha mwinshi, basengera ibyo kurya shema. Haguruka. uyu munsi mwiza watwongeye mu isi yacu yo kubaho, izina ryawe rishimwe rishyirwe hejuru, ube mu ruhande rwacu, waturereye Imana, waraturinze Mana, utugirira neza, turagushimiye muri uyu mwanya nk'umuryango Mana, turagushimiye, tugushimiye abashyitsi dufite, nubahereza umugisha nyakubahwa Imana, akanya kose kaza kumara turi kumwe nabo kaze kuba keza, kaba kumugisha. None tukweretse amafunguro, icyo kurya n'icyo kunywa, n'ubyezi bitunganye bitunge umubiri, nawe ukomeze kwita ku bugingo bwacu, kandi abantu batabashije kugira icyo babona ubagire neza Mana, ubone kuba Imana ihagije kandi ishoboye. Urakuzira karama izina rya Yesu Kristo, amen. Reba hano, aya masahani nta bicumuro nta bisitaza, hano turagabura, ni ukurya, nta bica ku ruhande. Amakuru y'imamo, dufite amakuru y'imamo, Imana yatubwiye byose izabikora, ijambo Imana ivuga ngo rihere, dufite amakuru y'imamo, Imana si umuntu ngo ibeshye. Sheri twaka twaranga kamutamika sheri alebi hare nimudakoma amasi mwese ndabasaba. Dufite amakuru y'imamo, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, dufite amakuru y'imamo, Mana yacu we uri Alpha Omega, Zina Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, nawe wanjye nawe mwami we, Mana yacu we uri Alpha na Omega, Zina Omega, uwa mbere Yesu we nawe. Iyi nzira iri mama wa menshi, dufite amakuru kizabana natwe, yatubwiye kwiza tugenda imbere,
ahataringaniye ikaringaniza. Nubwo iyi nzira iri mama wa menshi, dufite amakuru kizabana natwe. Yatubwiye kwiza tugenda imbere, ahataringaniye ikaringaniza. Mana yacu we uri Alpha, turi na Omega, uwa mbere uwa nyuma, nawanye nawe mwami we. Twagiraga ngo rero tumanze duhimbazeho Imana ho gatoya, kuko mu guhimbaza Imana hari byinshi bikoreka. Dawidi ngo yigeze kubyina umwitero ugera ugwa, ugera ugwa. Natwe buri muntu wese uko Imana amuhaye dushima Imana, amaguru ni mazima, ubakange kaba karavuyeho, ko nubwo gahengamye ntacyo turayishimira. Umukorere n'umukuru, aleluya. Izina ry'Imana yawe ni mazima, n'amaguru ni mazima. Rero mureke kuko ibyo twahawe tubikoreshereza iki? Imana. Ariko amaboko ni mazima cyangwa ntabwo ari mazima? Rero twagira ngo tumanze, nubwo turabana bo mu rugo, ubundi umuco w'abarokore dukunda kwibwirana. Imana ishimwe cyane. Reka mutara amahaguruka atere haleluya. Ndeguhaye mutara haleluya. Imana imuhereze umugisha. Reka twakire Vesa nawe haleluya. Amen. Umugisha. Reka twakire BJ nawe haleluya. Amen. BJ turamwakiriye. Twakire na Keza haleluya. Amen. Nanjye mazina ni Donati haleluya. Amen. Reka twakire hariya sekirite n'abahaguruka tere haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Turi kumwe rero n'umuhanzi fata inkoni nkwereke ibindushya. Turagira ngo uze kuririmbira abana ba pastor. Bari twifashe yuko uzahanga tugataramira Imana turi kumwe. Haguruka utere haleluya nawe twakire. Haleluya. Imana imumugisha. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, n'undi akaba yari yanadusuye, ariko nahaguruka n'abatere haleluya tumwakire. Haleluya. Amen. Amen. Ayiwe haleluya. Haleluya. Ndabana nyima bazagira gute? Bazakomera. Niba bari gukomera bazakora iby'ubutwa. Hereza Yesu icyubahiro. Haleluya. Nahaguruke twakira mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu, murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe twese, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Mwimve mikaze, mwe muretse kwicara. Twagiraga ngo duhimbaze Imana. Yenda nk'iminota 8 nidushaka tugeze mu 10. Buri muntu wese ahimbaza ukabyumva. Buri muntu wese aza akatuwe ukabyumva.
data we ayiwe haleluya imana ishimwe uruwera nyiringabo uruwera mukiza uruwera mw'isi no mw'ijuru uruwera nawuhaye nawe akarimba kamfasha avuga ngo hariho umunsi uzacana wake kuva uwo munsi imbeho izashira uwo mutwaro uza kuva ku mugongo ineza y'Imana izakomaho noneho mwese mubwire uzi ko hari igihe ucana bikanga kandi iyo umuriro wanze kwaka imbeho irakomeza ikakwica noneho njyewe kera kuko njye nivukira mu cyaro barambwiye ngeze mu mujyi ngo ninjye gucana imbabura noneho gucana imbabura nimunseke nawe byakuba ufite ibyakubayeho ngiye gucana imbabura fata ikibiriti ndagenda nkajya ndasa umwambi narasa umwambi nkashyira ku ikara nategereza ko byaka ikibiriti cyageze muri 1/2 sinababeshya kuko ntabwo nari mbi ntabwo wari ubizi rero Imana iduhishurirwa ibyo tutaze irushaho kubidusobanurira rero Imana iduhe gucana bigire bite munyemere rero mwongere mwicare tugiye kumva umuhanzi wacu fatiho Imana ikubite turirimbire nk'eshatu aho ngaho yewe ari kugira ngo nazane n'igitenge mbabarira reka kamanza nyenyeri reba kuntu Imana ujya kwitambira wambaye kano gatenge urabona ko bwahita hafashwa dukomere Imana amashyi kansi urabona ntaberewe wakongera Imana ukayiha amashyi reba ahantu handitse ibitsikame
murakoze cyane muvandimwe wadusuye uretse no kuba twasenze uretse no kuba yatuganije ijambo ry'Imana akadusangiza no ku buhamya ariko afite n'irindi jambo nyamukuru twamuha umwanya. Haleluya. Amen. Ndishimye. Iby'agaciro kuba mpagaze aha ngaha. Kuba inzira tuba twaranyuze ubuzima bugoye burimo sitarago, nubona umuntu hari intambwe ateye uzamushyigikire. Ndi mu butayu hari umumama ari umugore w'umusirikare najyaga mu ivugabutumwa navayo umugabo yari telefone aramubwira ngo umukozi w'Imana guhera kuwa mbere arye mu gitondo urukwavu saa sita urya igoko nimugoroba urya akavange antunze arantunga umwaka urarangira umugabo njya bidarifura ntunze njya ku biryo bye kubw'ineza yagize rero kubw'inzara kubw'uko yangabuye nkarya nkahaga ntabwo nashimishwa nuko mushumba afite igikorwa cyo kuzuza inzu ye mwese murabizi kandi murabizi inzira henda nshuti zanjye buriya ntako abatagize abayiriye akimara ariko Imana yaratugoye kandi turabavandimwe. Amen. Sibyo buriya umuntu ashobora kuba muri umuvandimwe mwaronse rimwe ntagire icyo amara ariko umuntu mudafitanye isano y'amaraso akakubera umuvandimwe. Rero mu bushobozi bwanjye uko ndeshya uko Imana yangize mu mutima wo gufasha n'urukundo nyine kubw'uko ampulisi nkunda pastor ariko pastor ntabwo kambanze gusubobere rwose ndagukunda urumva n'Imana ibyumve ko banze ugenda imbere y'abantu yuko mbaye umuhungu wawe karibu mu bandi bana ariko rwose ni karibu uraho neza urakoze cyane. Hanyuma tugihagaze rero hari ikintu napanze gukora kugira ngo nanjye ngire itafari nshyira kuri iriya ntabwo mbizi ntabwo ndi bubare pasiteri ndi uri bubare atangariza imbere y'abantu avuga ati ntaya ntaya sibyo rwose ntabwo ni mu bushobozi bwanjye sibyo niba harimo sigagira simbizi niba harimo eshanu simbizi icyo nzi cyo nuko ari mu bushobozi bwanjye kandi bikoranye umutima ufunze mu cyubahiro bagomba. Haleluya. Bari imbere y'abantu bambaye amafaranga n'abantu bakurikiye cane nzahuke babimenye rwose ndajya mbara nguhe ndabyemeye ko tubivuga gusa mbere yuko tuyabara icyambere bidukoze ku mutima. Umwana muto nk'uyu w'umusore ukeneye iterambere ry'ejo hazaza hari ibyo yagakoze kandi afite n'umuryango hari ibyo yagakoze muri uwo muryango ariko ibyo byose arabyigomwe aravuga ati nibutsa Imana yankuye nibutsa iby'Imana yakoze kwa pasiteri barabyaye bari mu nyubako reka njye kubahemba uretse no kubahemba shyizeho itafari ku nyubako kugira ngo uriya mwana yinjire mu nzu izina rya gatatu turimenye sibyo shere izina rya gatatu tuzarivugira muri iriya nzu. Rero uko ibi biganza bimereje iteka ryose ibiganza bye bihinduka umugisha aho uzajya werekeza ibiganza hazajya haba umugisha avuga mu buzima bwa buri munsi bw'akazi Imana iguhindura umugisha uba umuhesha w'umugisha wakira umugisha uture mu mugisha uba umugisha ijambo rye ribe ry'umugisha ibitekerezo bye bibe umugisha Mana ibyo uvuze bihinduka n'imishinga yahinduka umugisha abakwifuriza umugisha niho bazajya bawuhabwa. Inama zizajya ziterana ziguhagurukiye Imana izajya izitaha izo nama irogoye imigambi yazo. Mbese mu yandi magambo inama batagutumiyemo kuko ari inama iguhagurukira bateranye ku bwawe baguhagurukira Imana izajya izitaha batanayitumiye nirangiza irogoye imigambi yabo. Nakwaturagaho umugisha ugukura mu busore ukwinjiza mu muryango ukubaka urugo rwawe tuzabubemo njye na madamu wanjye n'aba basore bakwambariye imyenda
siyo dusaba mu bukwe. Ufite abandi bazakwambarira, natwe inzahuke. Hari inzahuke tuzagenda twambaye ukwacu. Dore garafere wawe nibakwakire ba garafere wawe mu muryango. Dona ni mu mwakire ntabwo ni mwakire. Haleluya. Abona abandi batarasiye. Rero Imana y'amahoro igumugisha mwinshi. Sheri yemeye rero ko tuyabara. Ariko uribuka tutagira umuntu udusura. Uribuka dufite intebe wicaraho zikitegura kuba umunyenga utaricara. None basigaye badusura batuzanira amafaranga ngo baraguhembye, ngo baje kuguhemba, ubundi bakongera bakabyara undi mwana, bakongera bakagaruka kuduhemba. Byemere ko ugiye kubyara undi. Abigize banza bikaze. Iriba ryita 10 sheri. 1 2 3 4 5. Ubu abaye 20 sheri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ubu abaye 30 sheri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ubu abaye 40 sheri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Abaye 50. Noneho amusore reka nkubwire icyo uguze kugira ngo iteka ryose nunapfuka musenga Imana izajya uziruka. Aho inyubako igeze ntabwo igikeneye amatafari twarayarenze, nta nubwo ari mu isakara twararenze, n'amafosi y'amazi nayo twamaze kuyarenga. Ubu tugeze mu birahure no kwesitaramo ibintu byo mu madushi. Ubu rero uguze cya kindi bakarabira mu maso bakitwa mikishe Benoir. Ubu nzajya yindi bavuga ngo uzajya nzaryama ni ya yindi biborosereza. Ubu nzajya niborosa muri Benoir. Umuhungu wanjye amuriye umuhererezi. Si ubu ni umuhererezi cyangwa nyuma ye hari abana kuko tubyara buri munsi. Uzajya wibutsa Imana ko waguriye papa wawe Benoir yo gukarabiramo muri dushe mu mazi. Kirahure kiba kindi ko navuye kwibaza barambwira ngo inzu zigura 50, none uzanye 50 kandi nta tuganize ku magambo y'Imana, ku mwuka w'Imana aramubashisha aramushoboza gusenga twasinze. Reka dukomere Imana amashyi tumwakira neza. Haleluya. Amen. Ongera upepere Yesu ntacyo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Hariwe bimwe wabanye nabyo, bimwe waryamanye nabyo, abantu bagutega iminsi ngo ntabwo uzatera imbere, abandi bakavuga ngo ntabwo uzakura, ariko twarakuze mu izina rya Yesu. Amen. Fati ngo nimwereke ibintu. Amen. Haleluya. Amen. Ngo nimwereke ibyiza by'ibintu. Oya nanjye nari mfite ibintu byandushaga. Nari naravutse ku musozi, umurozi aravuga ngo ntabwo nzakura. Aravuga ngo uriya mwana bitewe nuko azaba umuntu ukomeye mu muryango w'iwawe, ntabwo azambana. Ibyo ni ibyandushaga mu ruhande rwanjye. Ariko kubera Imana yo kabyara, hari amagambo abarozi bavuze, ariko Imana ivuga ijambo. Bishatse kuvuga iki? Amagambo bakuvuzeho bavuze Uwiteka yavuze. Bivuze ko amagambo bakuvuzeho ntabwo ayoya. Wakorera Imana yacu. Ayo bavuze. Navuze ngo hari amagambo abantu bavuze. Basi hari amagambo bavuze. Baravuze ngo uzakutinya. Baravuze ngo ntabwo uzatera. Baravuze ngo uzapfira Nyabugogo. Baravuze ngo ntabwo uzasha. Baravuze ngo uzakura iturumogi. Ariko ayo magambo bavuze. Mana yaravuze ngo uzatera imbere. Mana yaravuze ngo uzabaho. Mana yaravuze ngo uzubaka. Mana yaravuze ngo uzasha. Mukuva ayiwe ndafashijwe. Oya
ni ibice bibiri byonyine, ibice bibiri. Haleluya, amen. Umusore mwiza mbe hafi kuko njyewe ndumva nafashijwe cyane. Ibice bibiri, ibice bibiri mu kuva. Imana ishimwe. Ariko haleluya, amen. Nimwongere mupangire Yesu icyubahiro. Ndimo ndumva Imana ahantu, ndimo ndumva Imana. Ibice bibiri twahageze. Umurongo wa 23 turasoma tugeze ku murongo wa 25. Ni amagambo make cyane, ubundi hasigaye nze tuvuge gukomera kw'Imana. Haleluya, uretse gatoya babuke twagiye. Soma mu izina rya Yesu. Kuva ibice byaho bibiri umurongo wa 23. Yego. Aravuze ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Umwami wa Egiputa aratanga, uretse gatoya. Oya, umwami wa Egiputa atange cyangwa byihuse? Soma mu izina rya Yesu. Ndafashijwe. Yego. Abisiraheli banihishwaga n'uburetwa abisiraheli bakoreshwaga. Yego. Barataka gutaka batakishwaga n'uburetwa. Uretse gato banza umbarize mugenzi wawe, nta bintu biri kugutakisha muri iyi minsi. Haleluya. Abisiraheli Farawo yari yarabafashe arangije abakoresha uburetwa. Abisiraheli Farawo yari yarabafashe aravuga ngo nta terambere bazagira, ariko Imana ishimwe ngo barataka cyane. Bibiliya nayisomye neza irambwira ngo bafata ibihe byo gusenga, barisuzuma mu mitima yabo, barangije baravuga ngo ni iki gituma Imana itaturengera. Bakuyeho icyaha, Imana yumva gusenga kwabo. Imana iturengere cyane. Barataka cyane. Papa, hari ibintu biri kugutakisha, hari ibintu bikugoye muri iyi minsi, ariko kora mu kiganza cya mugenzi wawe umubwire ngo Farawo uri ku buzima bwawe atange. kuzamuka kugera ku Mana. Gutaka kwabo kwarazamutse ngo kugera ku Mana. Oya, nhora mu kiganza cya mugenzi wawe umubwire ngo gutaka kwawe uyu munsi kuze kuzamuka. Ariko kora oya, uzahaguruka. Gutaka kwawe kuze kuzamuka kugera ku Imana. Imana yumva ibitugoye. Haleluya. Oya, kuza mu gutaka kwawe, gutaka kwawe, ariko mwakora Imana. Twari dufite hegitari zisa, buri munsi zikajya zigenda bakagurisha nta na bombo turi buke. Inka twari tuzifite zikajya zigurishwa papa yaragendaga akanywa, yamara kunywa ikintu bita icupa akaba yakubita umuntu ivide bagahita bamuca 300 anderegite. 300 kashi. Ubwo nyiri igipasu kikaba kiragiye. Ibintu biyoyoka bityo. Dukizwa ubwo ngubwo. Mu gukizwa Imana yavuze ijambo rikomeye iwacu. Imana iravuga ngo bana banjye, ahangaha harimo abanyabugingo banjye, ndashaka muhorere. Mwampereye Yesu icyubahiro ko yancakiye akaba mfite. Haleluya. Nangira ubuzima bwo gusenga uwo munsi, ubwo buzima mu myaka 11 urumva twari tumaze iminsi dusenga. Inzara yaruzaga ibitera iwacu, inzara yaraturiye iwacu, ku buryo nari mfite barumuna banjye b'inzobe cyane. Ni ukuvuga ngo inzara yabaryaga buri wese akaryama muri system, uryamye acuramye, uryamye yihengetse, muri make buri wese yafatwaga muri system. Fatiraho njya mu gusenga, urumva nari umwana mutoya, najya ku rusengero bitewe n'ukuntu nari maze gusa nabi bikomeye cyane. Mu rusengero bakanyinuka, naricaraga bagahita banyimuka. Ntangira isheni yo gusenga, njya mu butayu, najya gusenga Imana ikambwira ngo nzayizangira umuntu ukomeye, nareba ahantu bizaca nkabura pastor. Gihe kimwe naratashye mvuye mu ya 12 mu butayu, hari groupe twasenganaga. Ngeze mu rugo neza nsanga abana barabye, unararebaga nkabona tugomba guhamba, kandi inzira zose zari zarifunze. Abantu barakwanze, abantu baratuvuyeho, nta muntu n'umwe watwikoza. Haleluya. Ariko hashimwe Yesu. Mvuye gusenga, twari tumaze iminsi turya umutsima wa rucakarara na soya yonyine. Ugafata rucakara y'amasaka masabita ke, ugakoza muri soya ukamira, ubwo warayimira gukiranura kugira ngo igende. Igihe kigeze rucakara rirashira, isheni iratubona. Mvuye gusenga nsanze mu rugo turi buhambe, nabwiye mama ndamubwira icyo gihe papa yahise adutarigendera. Havuze ati ko nabayeho ndi umugabo mfite ibintu,
ni gute ndi bube mu rugo ndi umugabo ushonje bingana gutaca urumva n'uje uri umugabo iwacu mvuye gusenga mu ya 12 ije nsanga ibintu byabaye danje ndangije mbwira mama ndababwira nti rero mama babaturanyi barabizi yuko dutunze ingurube genda ubaka ikintu bita imbetezi z'urwabo ubwo nivuga imbetezi uhita ukurura zimwe abakecuru banyweye bamazemo noneho zatangiye kubora inyo zatangiye kuzamura ifu zazindi zagahawe ingurube mama mwigishije icyo gitekerezo aracyemera aravuga ati icyo kintu nicyo mwana wanjye aragenda yaka imbetezi akagenda akazizana akazifata akazironga rimwe akazironga kabiri akazironga gatatu ubundi akazanika mwese muri bakuru muzi urusyo n'ingasire yarangiza agashyira ku rusyo n'ingasire agasya yamara gusya tukarya umutsima w'imbetezi twamara kurya umutsima w'imbetezi ubuzima bugakomeza tuba mw'ubwo buzima igihe kigeze mama baramutahura yuko turya imbetezi barangije bamwima imbetezi mama yari umudamu munini muremure wapimaga ibiro 90 aragenda arakokoka asigarana ibiro 32 njyewe urumva nari mfite ibiro nk'iby'inkoko haleluya amen mbanya bigenza bityo ndamubwira nti rero mama ndakwinginze reba ukuntu wajya gukora umusiri urumva n'umuntu wari umusirimu agiye gukora umusiri mama aragenda agiye gukora umusiri akubise isuka bwa mbere ati wowe ntabwo wayacyura yangaye baramubwira bati icyo akora cyo abakungu buriya bagira ibijumba byajiririye mu murima bita imijindiri murabizi yarahingaga yageza saa 8 bakamuhemba igitebo cy'ibijumba byajindiriye yarangiza akagicyura yakigeza mu rugo twabiborora tugakuramo nk'ikiro n'inusu cy'ibijumba bikabiyanga mu rugo inzara ibahatari tugiye gusenga Imana tugiye guhamagara Imana tugiye gutumira ubwiza bw'Imana kugira ngo Imana yongere izibe hagati muri twe tugiye gusenga Imana reka dusenge Mana mu izina rya Yesu Mana ye izina ryawe rihimba hari Farawo utumazeho iminsi hari Farawo ugenda ku basore hari Farawo ugenda ku bakobwa hari Farawo ugenda ku bagabo hari Farawo ugenda ku babyeyi Farawo atange mu izina rya Yesu reka ineza yawe iganze ku buzima bwacu ineza yawe igere muri famiye zacu ineza yawe igere ku bashomeri babona akazi ineza yawe igere ku babuze amafaranga bayabone ineza yawe igere ku babuze urubyaro babona abantu izina ryawe rihimbazwe ndagushimiye kuri Imana yibutse isezerano ndagushimiye kuri Imana ibanye natwe ndagushimiye kuri Imana iri hagati muri twebwe izina ryawe rihimbazwe urakoze rero nyiringabo Imana komeza ubane natwe komeza udushyigikire bitugora urabizi bitugenda urabizi ayiwe mugabo witwe ni afata urugendo arangije amaze kuguhamya imbere y'abahanuzi baba hanyuma ngahawe yaramugenzaga arimo kugira ngo yice amwice araza aragutakira kubwira ngo ma namaze guhagarika imvura ariko ubwo nahagaritse imvura ndakwinginze Uwiteka nyiringabo none nanjye umwumuranyishe uramubwira ngo mfukuye akagezi ugenda ujya kure Yorodani bafukuye akagezi ka Kereti kandi ako kagezi kazagutunga uzanywa amazi yako ubwo abandi bazaba bishwe n'umwuma kandi ntegetse ibikona kujya bikugaburira ndagushimiye kuri Imana iburi hagati muri twebwe ndagushimiye kuri Imana igarutse ku basore ndagushimiye kuri Imana igarutse ku bapapa ndagushimiye kuri Imana yishyura amadeni ndagushimiye kuri Imana itanga urubya ndagushimiye kuri Imana itanga kubaho ndagushimiye kuri Imana ihindura amateka nabonye uhindura amateka ku buzima bwawe wahinduriye amateka pasiteri wahinduriye amateka wabima hari amateka wahinduriye amateka y'ibitaro by'Imana ari ibyakugenza ari ibyakugenza izina ryawe rihimbazwe habwa icyubahiro Yesu urakoze kuko Imana yumvise gusenga urakoze kuko Imana yumvise gusenga urakoze kuko Imana ibanye nawe urakoze kubera kuri Imana idushyigikiye kandi iri bukorane nawe izina ryawe rihimbaze urakoze kuko Imana ikomeje kubikora tubisonza tubisabye Imana Data Umwana Kristo ndetse n'Umwuka we tugukubitiye amashyi tugukorera ubwatsi bw'izina rya Yesu ndumva buri muntu agomba kugira amateka ye tugakora mu episode buri munsi abana baba hano buri muntu wese akavuga amateka yego buri muntu wese akavuga amateka yo kuva avutse kugera ubu nonaha tubana nuko twahuye murumva ataba ari amateka meza yafasha n'abandi abadukurikiye rero
turahari kugira ngo dukomeze kubasangiza ubuzima twanyuzemo atari ukubera kwimena inda ahubwo tuvuga ijambo rivanga Imana niyo yatuzamura. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi. Munyemerere aho tugeze mbere ko twinjira mu zindi gahunda twakire umuhanzi yongera dukubitireho kamwe Donate nakubite hindi asoza itanu ndarishoje. Ujye umenya ko ndi umushumba uretse no kubaso ndarishoje. Bari minota itanu ubwo ni minota 10 dusigaye hano. Ni benshi birenze. Haleluya. Amen. Abanezerewe haleluya. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo Imana yabimye urufunguzo. Imana yabimye Urufunguzo. asirashize. yabimye paso Yabimye password. Yabimye code we. Iyo baza kurubona tuba twaribagiranye. Niyo ndirimbo tugiye kuririmba. Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona batwaribagiranye. Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona inyuma hari Faraho iyo baza kurubona tuba twaribagiranye. twari ku nyanja abo twitaga inshuti aribo banzigica hirya no hino hari imisozi inyuma hari Faraho iyo baza kurubona tuba twaribagiranye. Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu haleluya. Iyo baza kurubona Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona batwaribagiranye. Urufunguzo rw'ejo hazaza iyo baza kurubona tuba twaribagiranye iracyakomeje kutwimana. Urufunguzo rw'ejo hazaza iyo baza kurubona tuba twaribagiranye iracyakomeje kutwimana. Imana yabimye urufunguzo iyo baza kurubona tuba twaribagiranye. Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona
tuziranye. Haleluya. Amen. Haleluya. Abibutsa ko Imana yabimanye tuyikomera amashyi. Imana yatwimanye. Aho n'abandi. Shiramo amashyi n'umwe. niba ariyo yagutumye ihanganira ibikugerageza byose numara kwemerwa iza guhanagura amarira niba ariyo yagutumye ihanganira ibikugerageza byose numara kwemerwa iza guhanagura amarira Imana idufitiye kado iz'abantu bataduhaye Imana idufitiye kado iz'abantu bataduhaye Imana idufitiye Imana dufite muhumure cyangwa ko bizahora Imana tuvanire sawa sawa umukiri umva Satana kwanga ntacyo afite n'ibyo afite n'ibirama abakwanga bazava mu gihombo Imana idufitiye bw'ifuti Satana kwanga ntacyo afite n'ibyo afite n'ibirama abakwanga bazava mu gihombo Imana idufitiye bw'ifuti iwacu niyo badapfa hari ibindi teraniro tuzagera mu ijuru izaba atari nkayo mu isi kuko itazarangira twebwe turi abanyamahirwe kuko tuzayiterana hari ibindi teraniro tuzagera mu ijuru izaba
ko yamwishuriye izo ntwari zatubanzirije zibona mu ijuru muri rya teraniro ntazararira izo ntwari zatubanzirije tuzazibona mu ijuru muri rya teraniro ntazararira izaba mu ijuru hazaba umunezero utagira iherezo tutaribamo n'igihombo kuko bitazarangira muri iryo teraniro rizaba mu ijuru hazaba umunezero utagira iherezo kutaribamo n'igihombo tuzahimbazanya na dawi hadawi na Mose mbona umwana w'intama ntabwo yacumuye tuzahimbazanya na dawi tuzarimbana na Mose mbona umwana w'intama ntabwo yacumuye Imana izaguruka indirimbo nshya izabika igeze no kumva isi yaremwa izabika igeze no kumva isi yaremwa Imana ntizagutererana nubwo satani yazagurumana yikundiye urutisha ayo magana kuko Imana ntigusaba kwamamara nari imihanda ubu ndi home mfite byose mu rugo wanjye erega nubwo uri mu mihanda menya yuko Imana ikwibuka ntizemera ko satani akurasa kuko Imana iragukingira haleluya